Reka twizere ko mumeze neza aho muherereye hose, mwebwe muba mwaramaze gukora subscribe kuri Otisi Group TV, aho muba mutegereje amakuru atandukanye, amakuru tuba dufite byinshi twagiye tugasoma, byinshi twagiye tugahuza n'inkuru z'ibyavuzwe mu buryo butandukanye, ndetse amakuru agera hano kuri Otisi Group rero uyu munsi akaba ari amakuru agaragaza ibyiriwe bitrendinga umunsi w'ejo cyane, aho amakuru menshi cyane yagiye agaruka ku byasohowe n'ikinyamakuru cyitwa SMG News. Iki kikaba ari ikinyamakuru rero cyahariye nyine ku mugabane w'Uburayi, aho gikunze kuba gitangaza inkuru z'ibigerekeranye n'ama cryptocurrency update news ziba zitandukanye ku bijyanye na cryptocurrency. Yes, rero ku munsi w'ejo nibwo cyaje kuba kivuga cyane ku cyegeranyo cy'amakuru yagaragajwe yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine bafashe umwanzuro. Murabizi ko tumaze iminsi tubabwira ibyerekeranye nuko hariho n'inama nshinga amategeko yaho cyangwa se lawmakers baho bari bamaze iminsi bariho bakora icyegeranyo cy'amategeko, ndetse agomba kwemeza uburyo bwo kuba bakoresha stablecoin nk'amafaranga muri kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes, rero ku munsi w'ejo baje kuba nyine bijya ahagaragara, bijya ku mugaragaro mu myanzuro imwe n'imwe yagiye yerekanwa. Yes, rero cyaje kuba gitungurana nk'inkuru n'ubundi ni uko haje kuba hemezwa ko na Pi Network ari amafaranga azakoreshwa muri ubwo buryo bwa stablecoin. Ni ibintu byavuzwe cyane mu binyamakuru bitandukanye, ariko uyu munsi twagerageje wenda gufata mu ncamake mu makuru y'ibyo twasomye muri ibyo binyamakuru, hanyuma kugira ngo wowe utaragenda umenya update news zabyo ugenda urushaho kugira ibyo umenya. Yes, rero nk'uko mubibona mu nkuru, mu mutwe w'inkuru hano baravuga ngo shock finance mondial. Urumva hano twifashishije version y'igifaransa, ariko hari n'icyongereza irahari hano, ariko baravuze ngo choc financier mondial, Trump déclaré la réseau Pi comme un crypto-monnaie nationale des États-Unis remplaçant le Bitcoin. Ngira ngo hariya murabibona ko ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru cyitwa SML News. N'uwashaka twayimuha akayisoma, ndetse na hano iburyo murabona twabashyiriyeho bimwe mu byavuzwe cyane muri icyo kinyamakuru. Aha urabona hano aho bagarutse baravuga ngo why Pi Network, kubera iki Pi Network bashaka ko iba ariyo isimbura Bitcoin igakora noneho nk'amafaranga, kandi batekereza ko azaba ari stablecoin. Urabona hari ingingo nyinshi cyane bavuze hano, harimo ingingo ya mbere bavuze ko ni true decentralization, ingingo ya kabiri hari abavuze ko ari great accessibility, iya gatatu harimo security and efficiency, n'ibindi byinshi bagiye bagarukaho, amadetaye yabyo arahari. Yes, aha rero bakaba baragiye bagaragara cyane ko bakwiye kuzaba basapotinga iyi Pi Network, kuko ariyo isa nkaho yujuje ibisabwa uyu munsi mu byo bifuza cyangwa se mu byifuzo isi ikeneye, kugira ngo ikore umushinga uri mpuzamahanga kandi uri bube decentralize ku rwego rw'isi, ku rwego mpuzamahanga, ukaba ufitwe n'abantu benshi. Yes, uyu munsi gatoya rero kuri challenge hari ibyo abantu batekereza bakibwira nanone ibihabanye n'uko ukuri k'uyu mushinga kubatse. Ngira ngo abantu benshi iyo bijya kubayobera, cyangwa se iyo umuntu, twe twabivuze kenshi, tubivugaho kenshi kandi tubigarukaho, ubundi umuntu wese bijya gucanga atangira gutekerereza Pi ku gaciro k'ama exchange. Ni ukuvuga ngo nta na rimwe bizigera bibaho yuko igiciro cy'uyu mushinga cya Pi ku rwego mpuzamahanga kibarirwa kuri zile exchange muri kubona. Hariya kuri exchange nta hantu na hamwe, nta ruhare na ruto hafitanye n'igiciro cya Pi mu buryo ibigomba kubakwa bizaba birangiye. Twabivuze kenshi, tubisubiramo kenshi. Niyo mpamvu uyu munsi kuba warambirwa ukabangukuyemo Pi zawe uzigurishije hariya, ibyo nyine ni ibyawe, ni uburenganzira bwawe, ugurishije ibyawe. Ariko umuntu wese wumvise inama twamugiriye
zo kwirinda gupfusha payi z'ubusa, ngira ngo uyu munsi aratuje. Ariko uhora ahindagurana n'ibihe avuga ngo zazamutse ngo zaguye, wibaza hari uburyo zazamutse zanaguye ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo hariya nta na hamwe hafitanye isano n'uko uyu mushinga ugomba kugira agaciro kawo. Ndetse hari na benshi byaciye intege batekereza ko hari ngo ari ugufeiringa k'uyu mushinga, ariko nta na rimwe, nta n'ahantu bihuriye. Icya mbere ugomba kumenya ni uko hari byinshi byavuzwe, hari byinshi byubatswe, no muri road map y'uyu mushinga birahari. Ni ukuvuga ngo uburyo uyu mushinga ugomba kuzakora cyangwa se payi igomba gukora ni uburyo buteganywa nka stable coin. Uyu munsi ku mpamvu izo arizo zose wowe wagaragaza, ku mpamvu izo arizo zose wavuga, nta na kimwe cyahindura ibyo ngibyo. Uyu munsi kurebera cyane payi ku ma exchange nta hantu bihuriye. Narababwiye kuva kera ngo ni isoko bashyiriyeho abazunguzayi bandi nyine bashaka kuvamo ahangaha, bamwe barambiwe, bamwe byacanze, barababwira ati mwebwe n'ubundi ntago twari turi kumwe, niba mushaka kuvamo nimugende hariya muvemo. Rero umuntu uzatekereza ko exchange hari uruhare ifitanye n'agaciro k'uyu mushinga azaba yibeshye. Bo icyo bari kubaka ni iki uyu munsi? Uyu munsi bari kubaka amaporogaramu agomba kuba arimwo aya masoko manini, agomba kuba arimwo amabanki manini. Ibyo byose nibyo bizaha payi agaciro kandi bikayiha agaciro ku cyo bita stable coin. Iyi stable coin rero ubwayo yubakiye muri Web3, yubakiwe mu bintu bizatuma byose payi ishakishwa ndetse ikundwa, ikanakenerwa nk'amafaranga agomba gukoresha mu bwishyurane ku rwego mpuzamahanga. Aha rero buri kimwe cyose bari kucyubaka kugira ngo kive muri Web2 kijye muri Web3. Ngira ngo musubije amaso inyuma gake, mwibuka ko hari amakampani menshi cyane, yaba ayatsindiye muri hackathon, yaba ari n'andi yari asanzwe, ariko amenshi murabizi n'ayatsindiye muri hackathon. Kandi ayo yatsindiye muri hackathon amenshi muri yo n'ubundi ni amakampani yari afunzwe bushyashya, ni amakampani ataragira izina, ni amakampani yo yaremye amaproje yayo, aravuga ati dukurikije uko twumvise uyu mushinga, dukurikije uko uyu mushinga wubatse na road map yawo, twifuza kuzagendana nawo, twifuza kuzakorana nawo, noneho natwe tukaba dufite uruhare mu iterambere ryawo bishingiye ku bitekerezo biri mu makampani yacu. Nibyo byatumye rero abenshi bakereya izo kampani, ariko uyu munsi ni kampani of course zitazwi, zidafite izina, ariko ejo n'ejo bundi zizaba zifite izina rikomeye, kubera ko nyuma y'uko umushinga uzaba umaze kuba fixed, umaze gushyirwa ku rwego watekerejweho na mbere yose, buri kimwe cyose kizaba cyagenze neza. Aha rero bavuga yuko ariya makampani yose yavutse muri hackathon ni mashyashya. Kubera iki batayarucinze ngo ahite atangira gukora? Icya mbere, ikiriya giciro ntabwo cyagombaga kuhita kivugwa ngo cyemezwe, hari ibindi bitarajyamo, hari ibindi bitarakorwa, hari ibindi bitarashyirwaho. Uyu munsi barabuze bati reka tubanze turindire ibigo bisanzwe bifite izina, ibigo bisanzwe mu bucuruzi bizwi, ibigo bifite icyo bihita biha abantu ku rwego mpuzamahanga. Muribuka ko uyu munsi amakampani menshi ni serivisi, ari amenshi tubona yatsinze muri za hackathon, unayabajije icyo agiye gutanga, nayo ni ukugenda nyine avuga ngo natwe turi busabe mutegereze. Ni e-commerce n'ubundi muri rusange, ariko e-commerce zitanafite iki, zitanafite own property cyangwa se imitungo yayo isanganywe. Ariko izi kampani zindi zo zisanzwe zikora, ziba mu kazi k'ubucuruzi, zimaze imyaka, zifite izina. Uyu munsi uvuze nka Amazon, uvuze nka Alibaba, uvuze za Express, uvuze n'ibindi bigo bikomeye, yaba ari ibigo by'amabanki bikomeye ku isi, byose bifite izina, bifite ubushobozi bwo gutanga serivisi yuzuye kandi bwikuyeho, mu gihe ibindi bigo byinshi serivisi zabyo zishamikiye nabo ku bandi ba supplier cyangwa se abandi bafatanyabikorwa babo. Byumvikana ko rero mu cyo bategereje hari hanarimo kugira ngo babanze hubakwe
hanozwe uburyo imikoreshereze y'ibi bigo bya kera bisanzwe bifite izina, kuko ibi bigo nibyo ubwabyo bizahita birema agaciro k'uyu mushinga ku isi yose, umuntu wese akemera ko bya bintu biri seriye. Uyu munsi ntago umuntu yapfa kwemera ngo payi nta mafaranga, apfe kwemera ngo uyu mushinga ngo urakora kandi atarabonamo ikindi kintu gisanzwe. Donc kuvuga ngo harimo ibintu by'inzaduka gusa, urumva aho ngaho abantu baba bakibifata ku rwego rutoya. Kuvuga ngo harimo amakampani avutse ejo bundi, yewe amwe ataragira n'amaofisi, atagira n'aho akorera, ukavuga ngo izo kampani ngo nizo ngo zatsinze muri hackathon, ngo none nizo ziyoboye igiciro cya payi. Urumva ibyo nabyo biri nonsense, abantu benshi ntago babyumva ngo babiha agaciro. Kugira ngo rero abantu baha agaciro payi, ni uko hagomba kuba haremwe uburyo bufacilitatinga imyishyuranire, goods and service muri uyu mushinga. Bishingiye ku kuba iyi mishinga nayo n'ibyo bigo turi kuvuga bikomeye binasanzwe bikora, nabyo ntabwo bishobora gukora bidashingiye ku mafaranga azwi, bidashingiye ku gaciro kazwi. Uyu munsi twakunze kubabwira ngo niba ushaka ko umucuruzi yaguha ibicuruzwa bye, we yaba ashingiye ku kahe gaciro. Rimwe na rimwe unabona n'abantu rwose bagira isoni nkeya, ukabona umuntu, kuko wenda reka twiheho urugero, twebwe turacuruza, dusanzwe ducuruza, noneho ukumva umuntu arakubwiye ngo wampa ngo iki kintu ngo muri payi. Icya mbere, icyo kintu nta nubwo byemewe kugicuruza muri payi mu rwego rw'igihugu. Ntabwo twebwe ducuruza muri payi, kuko ducuruza mu manyarwanda, mu mafaranga y'amanyarwanda, twubaha n'amategeko aba ariho mu gihugu. Icyo ubwacyo uba ugomba no kukimenya, kuko aho ntabwo birahagera rwose habe na gake. Ariko noneho nanone ukahita umwibuka ko n'uburyo bwose byaba bivugwaho, ntabwo ushobora kuvuga ko payi wayikoresha nta n'igiciro iragira. Icyo giciro rero kuki kitarakigira? Igiciro izakigirira icyarimwe, nta kindi kintu basigaje inyuma cyo kwikanga, cyo kuvuga ngo iki n'iki ntitwari twagikoze, twari tutaracyuzuza. Ni ukuvuga ngo ibyo bo bakora barabizi. Nta na rimwe rero payi batekereje ko izaza kuzahura ubukungu bw'isi, payi izakorana n'isi, payi izakorana n'amareta, payi izakorana n'ibigo bikomeye, payi izatangamo serivisi, payi izishyurwa mu buryo butandukanye. Uvuge ngo icyo kintu bari aho batazi agaciro kazakigenerwa mu buryo bufatika, mu buryo butuma nta kindi gihungabana ku isi. Icyo tuba cyahungabana ku isi ni ukuvuga ngo kuba agaciro ka payi kaza gahindagurika, kakaza abantu batari bukagirire icyizere, kakaza abantu batari bwemere ko ubwo buryo bwo kwishyura bushoboka bakabona inyungu. Kuko uyu munsi twarababwiye ngo niba ushaka ko uruganda ruzarekura imodoka yarwo, niba ushaka ko uruganda ruzarekura ibyuma elegitoronike byabo, bakagira ibyo batangamo imigabane, bagacuruza mu buryo butandukanye, utekereza ko uwo mucuruzi, urwo ruganda rwaguha ibicuruzwa byabo, rwo nta handi rufite inyungu? Ikintu umucuruzi aharanira cya mbere, aba ashaka iyo ariho acuruza, aba akeneye inyungu, aba akeneye kugira icyo ageraho muri bizinesi, aba akeneye impinduka. Rero nta na rimwe uzatekereza ngo kubera ko payi bo abantu batekereza uko bazibonye, rimwe na rimwe hari uvuga ati nta nubwo byamvunnye, nta n'icyo nabishoyeho, wamaho mbishyira, wamaho rwose uko mbyikuraho nkagira icyo nikuriramo gusa. Wowe uko utekereza ko payi nyine nta kivuze, ukayiha n'ako gaciro uyiha gakeya ko kuba ngo waguha ukiviramo ukabona icyo ujyanye, uyikeneye uyu munsi, uzayikenera we kiriya gihe nk'amafaranga, we nawe azaba ayikeneye, kuko nawe hari ahandi ari buyikoreshe ikunguka, ikamuha agaciro k'ibiruta ibyo yaguhaye. Muri bizinesi ni uko biba byubatse. Ni ukuvuga ngo niba wowe ukeneye kunguka, uwakugurishije we akeneye kunguka biruseho. Ntabwo we akeneye guhomba, nawe akeneye kunguka. Niyo mpamvu icyo yaguha cyose
uburyo bwose yaguhamo serivisi cyangwa nawe wayimuha cyangwa se mwahahiranamo, nta na rimwe buri wese urwego urwo ari rwo rwose ruzakora rugendeye munsi y'igihombo, ahubwo buri rwego rwose ruzaba rushaka iki? Ruzaba rushaka kunguka. Yesanga rero banatanze urugero ruvuga ngo uko ibigo babibona, ariko bifashisha urugero nk'uko mwamubibona no kuri aka gataburo twabashyiriyeho, bashyizeho uko ibintu bijyanye n'amatransaction byagiye bikorwa, igihombo cyangwa se ubutinde bwabyo, biha urugero rugaragara ku gihugu cy'Ubwongereza no ku gihugu cya Amerika. Aha rero murabona ibipimo uko bagiye babigaragaza, ndetse na nominasiyo zabyo uko zikurikirana. Aha rero bagiye basobanuramo ibintu byinshi cyane. Icyo twakubwira ni kimwe gusa, ni uko amakuru adashidikanywaho akomeje kuba agaragaza ko iki cyemezo cyo gushyiraho uburyo bwo gukoresha amafaranga ya stablecoin muri Amerika kimaze kugera kure, kimaze gufatirwa ibyemezo byinshi, kimaze gufatirwa imyanzuro myinshi. Byumvikana ko it's a matter of time, nk'uko umwongereza yabivuze, haba hari impamvu zo gutegereza gusa, impamvu z'igihe. Aha rero birumvikana ibimaze kugerwaho, yaba ari kuri uyu mushinga wa P-Network bimaze kubaka uyu munsi, ubwabyo biragaragaza ko amakampani ndetse n'ibi bigo bindi byose bizatanga serivisi, bizatanga ubucuruzi, nibyo byari bikenewe, nibyo byari bisigaye kugira ngo uruhare rwabyo rubanze rugaragaremo, habanze haboneke ekosisiteme yabyo yubakwa inozwe. Uyu munsi nakubwira ngo uko twe tuba tuvuga byinshi, twivovota, nyine twiciraguraho, niko njya numva bavuga, aba banikora bo ntago bafite kuryama, ntago basinziriye. Gahunda ibatera kubaka ibi bintu bikava mu nzira barayifite ku muvuduko munini. Nkwibutsa ko nyine ntago payi izigera ihahishwa mu kavuyo. Icyo cyo abantu baba bakwiye nacyo kucyumva no kugisobanukirwa. Ntago payi ari iy'amabandi, ntago ari iy'agatsiko k'amabandi, ngira ngo rwose n'uburyo mana iyo biba byashobokeye, ariko nimbona akanya ndaza kubishyira muri OTC Group, kubaba muri OTC Group ndaza kubaha aya makuru neza muyisomere. Ngira ngo muri iki kintu hano kuri ino ngingo ya 3 murebye, hari abavuze ngo security and efficiency, my friend. Hari muri security and efficiency bariho babisobanura, bagaragajemo impamvu. Baravuga ngo kuba payi yaravukiye muri kaminuza ya Stanford, urumva iyo support ubwayo bayigendeyeho, nabo ubwabo bayigarutseho bayivugaho ko payi ari amafaranga yabo nyine n'ay'abanyamerika, yakozwe cyangwa se yatunganyijwe n'abahanga bo muri kaminuza ya Stanford. Muri kaminuza aba Dr. Graduate nibo bishyize hamwe bagaragaza uyu mushinga uburyo bagomba kuwukora no kuwuyobora. Ibyo rero nabyo babiheraho bakabiha agaciro, bakavuga ngo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tugomba kwemera ko payi yakora nk'amafaranga ku rwego mpuzamahanga. Ibyo byose bakabishyiramo nyine, ni umushinga wavukiye mu maboko yabo, ni umushinga wabo muri rusange, kandi bawufitiye icyizere bakurikije n'uko isi yose iwuzi cyangwa isi yose iwutegereje. Bo ikintu mwumva cyangwa se twese tugomba gusobanukirwa ni uko biriya biciro mubona mu ma exchange nta ruhare nta na hamwe bihuriye na viziyo y'uyu mushinga wa payi. Kuba babigusha hasi cyangwa se banabizamura, nta n'ahantu na hamwe bifitiye uruhare rw'agaciro kateganyirijwe iyi payi. Uyu munsi rero hari ubutumwa wenda twifuje kuzagenda rimwe na rimwe tuza tukanasoma ku bijyanye n'amaritikire Doris n'aba yarasohoye. Ejo bundi ari mu nama n'abashinwa bene wabo, hari ijambo nasomyemo numva rirakomeye. Yarababwiye ngo uyu munsi nushingira kuri jyewe ukashingira ku wundi uwo ari we wese, ukumva icyemezo cy'ibijyanye na payi uri bugifate ushingiye kuri jye, cyangwa nawe ubwe yarivugaga ushingiye kuri jye cyangwa undi, ati aho ngaho uzaba wibeshya cyane. Yabwiraga abashinwa bene wabo
arababwira ngo icyo nakubwira cyo ni uko payi ni icyemezo cyawe, payi ni icyemezo ufatira umuryango wawe, payi ni icyemezo ufatira umuryango uzagukomokaho, ni icyemezo ufatira your grandchildren. Ntabwo rero nugurisha inzozi zawe uyu munsi, nugurisha ubuzima bwawe bw'ejo hazaza uyu munsi, nujugunya amahirwe yawe y'ejo hazaza, nta muntu n'umwe muri uyu mushinga uzaba uhimye. Byumvikana neza ko yabasobanuriye kuri ababwira ngo icyemezo ni icya buri wese kumenya pozisiyo arimo kuri uyu mushinga, kuko uyu mushinga ubwawo ntago ufite umuntu uzarya kurindira ngo we ngo yari atararimo, ngo yari ataraza. Kuba utaraza nibigeraho bagomba kubishyiraho umwanzuro, akadomo ka nyuma, cyane cyane kuri icyo turi kwita igiciro, kuko nubwo bafunguye open network bwari uburyo nk'uko nabibabwiye ngitangira bwo kwegereza aba bantu bose bifuza kwiviramo cyangwa se barambiwe. Ikindi cya kabiri, ayo mategeko nayo agenga ibya cryptocurrency ku rwego mpuzamahanga yagombaga kuyubahiriza. Icyo nacyo rero cyari mu ngingo zabayeho. Mwibuka ko payi ntago yakorewe ikintu kimwe, yakozwe mu buryo bubiri, digital and crypto. Ni ukuvuga ngo yo izaba igendera mu mpu zombi, ishobora kwisangamo ku bayikoresha muri crypto no ku bayikoresha muri digital. Aho rero muri digital ho niho izaba ifite za goods and service, noneho ku buryo ibiciro bishobora kuboneka hariya muri goods and service, icyo gihe automatically n'ama exchange azaba yaramaze kumenya agaciro kagiye kuba gakoreshwa. Mu kiganiro nakoze ejo narabibabwiye nuko ntashyizeho akavideo nako ndakifitiye narakabonye kagaragaza uburyo bafikisinze ibiciro bya GCV muri Binance na muri OKX. Aho ngaho niyo nabashije kubona nanjye bagaragazamo nyine buri kimwe cyose kuriya mujya mubona bagenda basetingamwo amakode porogaramu mu ma systeme. Ibyo rero byose bashyizemo bagarukaga kuri value y'ibihumbi 314. Byumvikana ko ibi bintu muri kubona hariya biri muri ama exchange byikaraga kuriya, uyu munsi payi nibashaka ku exchange bashyiremo n'indi 0 wenda bibe 00, nibashaka bayigeze ku giciro nk'icya Shiba. Ibyo ngibyo nta ruhare bifite na rumwe rwo kuba hari icyo biri buhindure kuri gahunda ihari, kuri gahunda y'icyo uyu mushinga wateguriwe, kuko wateguriwe urwego rw'ubukungu bw'isi. Ni ukuvuga ngo ni systeme financier bari kubaka nshya ku isi, ishingiye kandi kuri systeme nshya ya Web3. Ibyo rero twarabivuze kenshi, twabagira inama, twarabiganiriye, twababwiye uko tubyumva, namwe mufite uko mubyumva. Ni ibintu buri wese aba yaragiye aganiriza umutima we, kandi uyu munsi umuntu wese ureba kure nta makuru adafite. Umuntu wese wamaze kumva ibi byose bihita kuri uyu mushinga, ngira ngo uyu ni umushinga utanga amakuru ku isi hose. Umva ushaka kuyumva mu Giswahili arahari, avugwa mu Giswahili. Ushaka kuyumva mu rurimi rw'igifaransa arahari, wayumva mu rurimi rw'igifaransa. Ushaka kuyumva mu rurimi rw'icyongereza ni iwabo wabyo. Rero n'amahirwe waragize ubuho noneho uyumva cyangwa ugenda uyabona mu rurimi rw'iwanyu gakondo rw'ikinyarwanda. Byumvikana ko rero nta na kimwe umuntu wese wamenye umushinga wa Pi Network akwiye kugira urwitwazo bitume yangiza ibye. Uyu munsi twe turaza tukabaganirira, tukabaha ibitekerezo byacu, bamwe bakavamo mukadutuka, mukatubwira nabi. Biriya bintu mukora biratubabaza, ariko nanone ntibyaduca intege, kuko nigeze numva kera umugani baca w'ikinyarwanda, baravuga harya ngo ni iki ngo kitabuza umuvomyi kuvoma, rwa rusaku rwacyo. Rero byumvikana neza ko hari abantu baba bafite umutima utari mwiza. Wowe tukuzanira amakuru ku buntu, ntiwayadusabye, ariko iyo serivisi uyibonye ku buntu yo kubona amakuru
atuma kandi ubika ibyawe, atuma witwararika muri uyu mushinga, atuma umenya uko ukomeza kubyitwaramo, kuko iyo uba aya makuru yatesha agaciro ntabwo bucya ngo wakabaye bucya ugaruka kutwumva. Impamvu bucya se ugaruka kutwumva ni iyihe? Ni uko hari amakuru nawe ukeneye kumva mashya yasohotse. Wamara kurya rero wijuse uhita uba nka wa mwana wahaza akijuta nyine agatangira kujugunya imigeri. Rero agaciro kacu turakazi, ntawakatwambura. Amakuru tubaha, uburyo tuvuna kugira ngo tuyabagezeho turabizi. Nta nubwo dukorera wowe udutuka, dukorera ahubwo wa wundi udushima. Ahubwo wowe udutuka ntabwo tuzi ukuntu uza kuyumva, ukumva amakuru y'abantu uba ushaka gutuka. Rero ibyo ni umuco mubi wowe wigaye, wumve ko rwose ukwiye kwigaya cyane. Niba uzi ko muri komanteri zawe iyo umaze kumva iki kiganiro uzi ukarenzaho amagambo ari negative, umenye ngo ufite zeru nini cyane. Twebwe amakuru dutanga nayo tuba twasomye, ntabwo ari ayo duhimba, nta binyamakuru twandikamo tugira. Twebwe dukora icyegeranyo cy'amakuru yasohotse tukayazanira abadukurikirana kugira ngo bagende biyubaka, nabo bagende bamenya uko bitwararika kuri uyu mushinga. Ni uburyo bwo kubakana, ni uburyo bwo kuvuga ngo byibuze twe turi Abanyafurika, amakuru natwe twamenye, abazungu nabo bagira aho bakurikirana aya makuru mu binyamakuru by'iwabo, mu masosho media y'iwabo. Twebwe niba tuyakurikirana iwacu muri Afurika, noneho by'umwihariko iwacu mu Kinyarwanda, kuki wowe uza kuduca intege? Kuki ushaka kumva ko twaceceka cyangwa tukavuga ibyo ushaka? Tuvuga ukuri guhari, tukavuga ibyabonetse, tugasoma ibigaragara, kugira ngo iyo ari ibifasha umuntu kumufasha, bimufashe agire uburyo akomeza kwiyubaka ku makuru yamenye. Ngira ngo kandi uyu munsi abantu benshi twe twazamukanye nabo tujya tubabwira ko tumaze imyaka hafi 5 dutanga aya makuru atagira ikiguzi, ntawe utwishyura, nta n'uwo tubisabye ngo twishyure. Twebwe tubikorana mu bwitange bwacu no mu mutima wacu. Mbere twayatangaga n'ubundi bishingiye ku audio gusa twashyiraga mu magurupe WhatsApp. Uyu munsi channel YouTube kuba yarabayeho si bibi, kuko yabayeho kugira ngo ahubwo noneho benshi amakuru bayumve neza, bamenye naho bayasanga, bitandukanye no kuba yaranabaga no mu magurupe. Rero uyu munsi iyo umuntu avuze ngo kuba mu magurupe kwayo makuru ngo nibyo ngo bitamuhaye agaciro, ubwo ni uba ufite ikibazo. Uyu munsi ikoranabuhanga ryose rigira protokole rigenderaho. Niba amakuru meza yose ashoboka ushobora kuyasanga kuri YouTube, wowe ukumva ko kuyahashyira ari cyo kibazo, ubwo ni wowe ahubwo ufite ikibazo gikomeye. So rero twibwirira abakunzi bacu, inshuti zacu mudukurikirana, kandi mutanga ibitekerezo namwe byiza byubaka, yuko amakuru ya OTC Group tuzakomeza tuyabagezeho. Kandi ibyiza byose bivugwa mu isi y'ikoranabuhanga, murabizi ko nibyo tugenda tugakoraho amakuru, tukagenda tuyashakisha. Kandi tubibutse ko ntago twebwe turi hano ngo tuvuge n'amakuru ya payi gusa, tuba tugomba no kuzajyaho tukanavuga n'ibindi. Ntago payi ari izahora mu kanwa kacu, hari n'igihe hazaba haje indi mishinga, ariko atari imishinga yo kuvuga ngo ni iby'amakoyini, imishinga wenda y'ubucuruzi, imishinga iri mu zindi ngeri zitandukanye. Ibyo byose ni ibyiza tuba twarateguriye kuri channel yacu ya OTC Group, tuvuga ngo umuntu yibaho ajya amenya byinshi, ajya amenya amakuru menshi. Iki ni ikinyamakuru, kandi ikinyamakuru kirigenga, kigira n'amakuru gitara y'inkuru zitandukanye. Rero uyu munsi tuba tugira ngo dutange umucyo ku mugani w'abavandimwe b'Abarundi, tuba dutanze umucyo aho ngaho, twizera ko nta wundi muntu usigaranye izindi ntugunda. Yes, rero nk'uko twababwiraga, uyu munsi amakuru twagarutseho nyine kandi twibandagaho, urumva yaraye amakuru agaragaza uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushyigikira ndetse no kwemeza agaciro ka stablecoin, ndetse tukagaruka no ku makuru bagaragaje yuko payi nayo izakoreshwa mu mafaranga ari stablecoin
ateganyijwe, bagenda banagaragaza byinshi kuri yo bayivugaho n'impamvu bayizera n'impamvu bayemera. So rero aho bigeze uyu munsi urumva ko abaguca intege, ikindi twagarutseho nyine ni ukukubwira ngo ibiciro mubona mu ma exchange nta ruhare nta na hamwe binahuriye n'icyo uyu mushinga wateguriwe n'agaciro payi yateguriwe, kuko ubwayo payi yubakiwe mu buryo buzakoreshwa mu bucuruzi na serivisi, ndetse wenda n'ibigo by'amabanki n'amakampani akomeye byose bigasanga bikorana. Rero ibyo ntabwo bizabaho hari ibiciro bibiri, kirazira. Uyu munsi nyine ba bandi ba anti-GCV cyangwa se barwanya abandi baba bashaka ko banabagusha habi, barakubwira bati ahubwo payi ni 0 n'ibice bingahe niyo mugomba kumenya, kugira ngo bagire gute bashuke mwebwe mufite imitima yoroshye, payi zanyu mugende muzigurisha ngo n'ubundi ngo byarahombye n'ubundi nta gaciro. So rero icyo tuba twakoze twe ni ukubagira inama, ni ukubafasha gukomeza kumva agaciro k'ibyanyu, mwe gutwarwa n'umuyaga. Turabizi abo twazamukanye mu rugendo rukomeye rw'imyaka 6, amakuru menshi twagiye tuyababwira, twagiye tubafasha kugira imbaraga zo kumayininga ibyanyu. Rero nta mpamvu y'uko mu gihe cy'urugendo rusoza, mu gihe cy'urugendo rugenda rurangira ariho mukwiye kujijwa cyangwa se kurangara. Rero keep update news zose zinyura hano kuri OTC Group, tuzagenda tuzikugezaho. Ciao ciao, igihe wabagezagaho ikiganiro ni Olivier Ndatimana. Bye bye.